umva rero mubwire mugeni n'ikintu utaruzi. Buriya ngiwe Nzovu mbonye n'amahirwe yo kumuhitana namukuraho ijosi. Ariko uziko ngiye nabwira n'abapagasi banjye ngiye bakakagonga bakagakura ku isi. Nabwira n'abapagasi banjye bakagahitana ngiyewe. Umwica? Serious. Yaka koko? Seriye ngiye namuhitana ngiyewe. Ariko buriya umugabo nukujya ndeba gutya. Uziko buriya hari amabanga menshi ngiyewe mbikiye Nzovu na mashini itabika. Amabanga? Ubwo bivuze ko nubwo turi inshuti buriya ngewe ndakubwiye menu y'umuceri bahita bamumanura imageragere. Buriya hari amabanga menshi mubikiye na mashini itabika. Serious. Kuki nta kintu wambwiye kandi twitwa ko turi inshuti? Urabizi ko ukunda ariko buriya ntacyo nagwishura bizi ndagukunda. Ariko gusa Nzovu ndakubwiye isaha izaba imwe gusa. Waramutse neza mukuru? Nimeze utese? Meze neza nawe? Ndahure nawe ushatse nakubuza. Nari ndi hano. Wamenye amakuru mashya se? Makuru? Makuru meze atambwira. Wamenye ko cya gicucu gitegana na Isimbi? Cya kintu cy'igihende? Uvuga Pateri se? Kijana? Koko? Uzi ko nafashe mu dirishya bari gusomana. Oya ntubwire. Somana mu idirishya gute se? Umwe ari hanze se ndari mu nzu cyangwa Simba ari mu nzu Pateri ari hanze? Ntabyo waruzi? Ntabyo narinzi. Ni gutyo bimeze rero. Nuko bimeze? Ariko nigeze kubishyaka. Ariko nigeze kwinjira mbona Pateri aranikanze. Okay. Ntacyo. Wowe ibyo bindekere ndaza kureka icyo ndi gukora. Cyane cy'igihinde gisigaye kiza. Ariko uzi ko buri hari n'amabanga menshi ngewe mubitsa wowe ntabitsa n'umugore wanjye. Ahubwo uretse mubwire ahubwo wowe niba ushaka kumenya byinshi kuri ririya bandi uzashaka ahantu twicara tubiganireho mubwire ibintu afite acuruza bitemewe n'amategeko, ibyaha afite nk'iby'ingurube. Nzovuriye ko mureba kuri afite ibyaha nk'iby'ingurube. Buriya ngiye menye umuceri ntabwo yarara hano yarari mageragere. Ariko gusa wowe niba ushaka kumenya byinshi kuri njye uzaze twicare tuganire. Ko nta kibazo wambwira? Ese ni hizewe? Oya numfatira aho mboneye tuzabifatira umwanya tubiganireho mubwire amahano yura mu karita Nzovu. Uretse uzabure kandi nge ndamubohesha nge ubaye igihe gitoya nutamubona imageragere. Serious. Daddy. Se which hano? Meze neza. Uzi unyise Daddy? Ngewe unyise Daddy kire kubivuze nk'ishuri igihumbi mba numva nishimye umutima wanjye uruhutse. Daddy ishuri igihumbi. Daddy sambikora ngo nanjye ngatamwe isimbi ryanjye, isimbi ryo ku nyanja, isimbi. Sambikora ngo Daddy nta kibazo. Isimbi barakumbaze kabisa n'amazi. Daddy karebe nje ku ishuri akiri. Okay. Isimbi amasomo meza. Sawa Daddy. Amasomo meza umva wiga umenya ubwenge sinshaka ya mituku kuri biroti. Isimbi icyo nkwifuriza nk'umwana mbere Daddy no kuzaba uwa mbere.
Ngabo, boss. Ngabo, Ndakumva boss. umutekano wa Simbi uri mu biganza byawe. Yes sir. Agize icyaba nuko kwica nakwica. Yego boss. Sivyo, kuko mu bakozi mfite niwe nizeye ko ugomba kujyana Isimbi ku ishuri, yanagaruka ukamushyikiriza ntacyo abaye. Yego boss. Eh, Okay. Ubu nagenda se boss. wagenda ariko Simbi ukamugeza ku ishuri neza. Murakoze boss. Kandi numbera umukozi mwiza, Yego boss. Ngabo nzakongeza. Murakoze cyane. Ndabashimiye. Ariko aramutse apfuye shabu, urwo ruhara narupfura. Soza muheruka kuvugana. Ejo bundi twaravuganye, yambwiye yuko afite na gahunda yo kuza kudusura, ariko yambwiye ko tuzahurira muri hoteli. Ngo? Ngo yambwiye. Hoteli. Njyewe nyine umubyara mvi wanjye musange muri hoteli. Kubera icyo ataza mu rugo. Ariko mama njye nari ntangiye no kumwumva. None se nawe abo bantu yambwiye ko bazazana tuzabakiriza iki? Ariko Muneze ko numva ugiye kuyoba ubwenge nka musaza wawe. None se tuzabakiriza iki? Icyo yagiye kubakiriza muri hoteli ntabwo twakibakiriza mu rugo. Niba atinya no kubazana mu rugo, yaguze intebe, yasize amarange mu rugo, natwe tugasa nka hoteli. Muneze ubu ntacyo wumva. Kuki muganzo? Ariko mama njyewe ndumva nangiye kumwumva, reba na hano hantu hakoze. Niko yaje hano akahasiga amarange, akagura ibyo kunywa, bakaza hano natwe tukamera nkaho turi mu hoteli. Ariko sibyo nibiki. Njye nari nangiye kumwumva. Nawe se reba hano hantu ukuntu hakoze, kandi yambwiye ko azazana n'abantu. Ubusuza ngambwira uburyo umuntu uvuye i Kigali uzamwakiriza amateke. Amateke gusa, ahubwo azasange namwokereje n'ibijumba muri Runonko, nicyo kizabashobora. Ubundi se yagiye azagatunganya iwabo, akaba umusore wumva yishyizemo ko iwabo agomba kuhatunganya, akareka kuba umurirayo. Biriya tubyita umurirayo. Ariko yanambwiye yuko muri ino minsi ashaka kuza akatwimura, ngo hari ibibazo afitanye na wa mushuti we mugufiya, kandi urabizi ko yamuzanye hano, ngo ntabwo ashaka yuko hari ikibazo cyazavukamo akaza wenda kuba yatugirira nabi cyangwa ibindi. Yambwiye ko ashaka kutujyana i Kigali. Njyewe njyana i Kigali, mubwire uti urirorera mu mazi, pana kwirorera mu ndororwamo. Njyewe ikinonko cyanjye mvungura isaha n'isado, ntabwo nakivamo, ni wenda banca ijosi. None se ubwo nzamubwira ze mama? Azaze nyine, azaza nyibwirire jyewe ubwanjye igituma njyana i Kigali. Aranjyana i Kigali, niho navukiye, niho nakuriye, niho nashakiye. Njyewe mva mu karuru k'umugabo wanjye. Akanonko umugabo wanjye yansizemo, bazakamvanamo banjyanye he kunshyingura. Mama kandi nakubwiye ko hari umuntu bafitanye ibibazo, afite ubwoba ko yakugirira nabi. Uwo bafitanye ibibazo ibyo nakazi kiwe. Ubundi se yagiranaga ibibazo n'abantu kubera iki? Yagiye yitwararika akitwara neza. Ubwo nta kundi nyine, ariko nzamubwira ze ntacyo. Umva nkubwije. Ese ubundi agucaho akuntumaho kubera iki? Yagiye nyihamagarira. Cyangwa se
akazi mu rugo hano ko ari iwabo akaza akambwira buri kimwe cyose ashaka. ntacyo buriya naze ejo bundi muzabivugana. Yerere kahubwire Muneza, uri umwana wanjye, urabizi turuzuzanya turaganira. Nubaho mu buzima ushaka kuba muremure utari muremure birakugora. Nawe nushaka umugabo ntabwo nzi uzagukunda uko ameze, yaba umukire yaba umukene, uzamwiyereke ukuri, umwereke iwanyu uko bari, kandi ibintu byo kumukingakinga. Uriya musaza wawe ntafite abantu aba yereka ko ari umukire yavukiye mu gikire. Ese ubundi kuvukira mu gikene ni indwara? None ko atari indwara se kuki atazana abantu iwabo? ntacyo buriya nzamubwira bazanye, nuko nyine we yari afite ubwoba bwo kuba hadakoze n'ibindi. Kuki se atahakoze? Mwene Karisa ibi ndabirambiwe byo kubyara umwana akibona akigira muremure atari muremure. Arareshya n'impyiko ariko arigira ukuntu. mama ntacyo ubwo ndaza kumubwira. Umva nkubwire ahubwo nona toragura zirankwi ushyire ku mugozi use tutahe, ubundi uhita umuhamagara aribyo numva. Usakurisha ijwi cyane kwa kundi kwanyu numve nibinarimba musubize. ntacyo reka nzizane tugende. Ugire neza ariko amahota kujoma.